Reka ngwikaze nanone mukunzi wacu, aho muri aka kanya ngiye kukwereka ukuntu wareba niba nta muntu ujya ukumviriza kuri telefone yawe. Ushobora kuba utakira message ukamara iminsi runaka utabona message, ukagira ngo abantu ntibajye bakwandikira ubutumwa, nyamara barabukwandikira ahubwo bugasomwa n'undi muntu. Cyangwa se ushobora kuba wumva abantu bakubwira bati ko naguhamagaye se wumva n'undi muntu witabye telefone yawe, byagenze bite? Niba bitarakubaho hari igihe abantu batabikubwira. Rero aka kanya ngiye kukwereka ukuntu wabigenza ukamenya neza niba nta muntu ujya wumviriza telefone, amabanga yawe, umuntu ujya ugusomera message, umuntu ujya yakira ubutumwa wagenewe message bakwandikiye akaba ari kuzisoma. So reka dutangire rero. Iyi ni Virtual Friend TV, wayikaze. So fata telefone yawe rero, hanyuma urangiza uze ahangaha handikirwa wandika ugiye guhamagara nimero. So hanyuma urangiza ushyiramo iyi code, ukanda akanyenyeri urwego 2 urwego. Hanyuma iyi code ibuze kwereka niba ufite hari abantu bajya bumviriza telefone yawe, hari umuntu ujya ugusomera ubutumwa, hari umuntu ujya akwitabira abantu, urahita ubibona kandi. So emeza rero kuri simukadi yawe, hanyuma nurangiza utegereze gatoya baguha ubutumwa. Urabona ahangaha baguhaye hari akamesaje baguhaye kakwereka ahangaha, nucekinga hose ugasanga hari nimero irimo ahangaha. Nimero urasanga iyo nimero y'abantu, iyo nimero ariwe uwakinga, ariwe ukumvira amabanga, kumvira ibintu atakagombye kumva. So ako kanya rero uhite wihutira kugira ute gukora ibingibi ngiye kukubwira. So uhite ubidisactiva rero, kubikuramo ni ugukanda iyi code nanone ngiye kuguha, urwego 21 urwego. Hanyuma noneho warangiza ukemeza kuri ya simukadi. Utegereza gatoya rero, hanyuma bakakubwira bati urabona message baguhaye ngaha iri kuvuga ngo call forwarding service has been disabled. Ni ukuvuga ngo ako kanya bibaye deactivated, bivuyemo. Uwo muntu niyongera gutegereza ngo arabona amabanga yawe ngo kwahera, urabihagaritse. So uburyo rero urabona ko ari bwiza cyane kubimenya ibingibi, ukunda kubikoresha. Ukoresha kode ya mbere tukubwiye, akanyenyeri urwego 21 urwego, kugira ngo ucekinge niba nk'abantu bajya bagira ute bakumviriza, abantu bajya bagusomera message wahawe woherejwe, cyangwa se abantu bajya bakwitabira abantu. So ubu ngubu ushobora kubikoze ugasanga nta kibazo kirimo, cyangwa se ukaba ukoresha ya code uhaye ya kabiri ariyo urwego 21 urwego, hanyuma ukabikuramo. Noneho ugasanga nyine wenda nk'ejo cyangwa se ejo bundi hari umuntu ukwinjiriye, noneho agashaka kugira ute wakinga kumvira amabanga. So rero ni byiza kujya ukoresha uburyo ugacekinga, wamara gucekinga noneho ukongera ugakora deactivated gutya, kugira ngo abantu bashaka kwinjirira nyine abari basebe. So ndagushimiye rero kuba warufashe umwanya ureba iyi video, ariko ndakwibutsa gukanda subscribe kuri channel yacu niba ari ubwa mbere wabigezeho, nyuma ukane kunzogera, kandi niba iyi video hari ikikunguye kanda like, aho ngaho hari igikuye kirebye hejuru. So urakoze cyane rero. Iyi ni Virtual Friend TV.